mujisho yuwahetse uwo mubyeyi amani kuko kinze nimundekera iryo jambo rya nyuma yavuze iteka rimora ku mutima iryo jambo mubyeyi zera naho mbese mwavuganye wiki umwana wawe mujya gutandukana cyagiye hajya kugenda mwavuganye sanze turabuza ku mutima icyahoze ariko amenye mukingo niyo haciye igeragezwa rya jenoside ndetse ikorwa mu buryo bwihuse turashimira ingabo zahoze ari za FPR Inkotanyi aho mwadukuye ni umuhango nitwa Kalisa Claude visi perezida wa kabiri w'umuryango wibuka akarere ka Musanze. Nk'uko mubizi rero uyu munsi tariki 26 ni tariki twibukaho abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ahangaha mu cyahoze ari komine Kinigi. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, kugira ngo mbere y'uko tugira izindi gahunda dukorera ahangaha dufate umunota umwe twibuke abacu bacize jenoside yakorewe abatutsi. Murakoze. Akarere ka Musanze murakoze cyane. Protocol duhere ururabo nyakubahwa perezida w'inama njyanama mu karere ka Musanze. Murakoze cyane. Nanone protocol muduhere ururabo abayobozi b'inzego, umuyobozi w'ingabo ndetse n'umuyobozi wa polisi, nyakubahwa meya. N'umuyobozi nyirekeraho murya nyuma yavuze ukumbura ya minsi ngiye gutangira muri bavuga ko amateka y'iki gihugu perezida uvuye hari ibyo avuze ko ubutegetsi bwa Habyarimana ari afata igihugu. Mbere nari umwana n'ifite imyaka 10. Habyarimana afata igihugu hona bihereye kuko nari umwana ntabwo umututsi yigeze amererwa neza muri iki gihugu. Batwitse amazu y'abatutsi twari dutuye mu cyari mu murenge wa Nyarugina hariya mu cyari Nyarugina ariko hari aho muri iyi komine ya Kinigi. Twabaga mu nka, twaragiraga inka muri ibi bice bya Kinigi, tubona abaturage kandi
twabahaga amata twarazaga mu mirima yabo bakatuzimanira barahinduka batangira kujya badutera mu nka bakazisahura twaravuye badutesheje inka tujya iwacu muri Nyarugenge abandi twari kumwe twari turagiranye tugezeyo dusanga amazu bagiraga amazu y'ibyatsi aba amazu ya kijyambere nk'aya dusanga inzu bazikogeje ziri kwaka tugeze ku gasozi kitwaga kuri Nyabageni tubona imiriro iri kwaka dutinya no kujyayo turagaruka tujya aho bitaga mu Kanika dutinye kujya iwacu ibyo bavuga nk'uko Felix yabivuze ntabwo Umututsi yigeze agira agaciro mu Rwanda za 59 bwo ntabwo nari ndiho mu kubyumva nk'amateka ariko nabisangiye icyo gihe n'umwana ntabwo twigeze tubaho neza twaratotezwaga kugeza noneho ubwo twabaga muri ahantu nigeze kujyana n'uwitwa Kaza Kwaraha twacuruzaga inka tuzivaniye za Kagana hose aho twumvaga inka twaragendaga tukayigura tukazijyana aho bita ku kabari twaraje ari nka saa 10 dusanga Burugumesitiri Gasana ahantu bita kuri Cyanturo hirya ataba abantu bibihiri muravahe ati babafunge se bwana Burugumesitiri turazirika izo nkoni tusinkoni se ko twajya kuzirongoza inka twari twagiye kugura ko tutari kuzirongoza intoke ko tutari zo kurwana ngo amande 500 uko avugaga nk'Imana dushatse kuvuga nka 300 ngo ni 1000 iyo avugaga iyo gucaga amande yarongezaga uvugaga 500 akavuga 1000 ubwo nibwo ahise avuga ati abwira abapolisi yarafite umupolisi uri gade witwa Semakiteke ati buriza imodoka hari imodoka y'ikamyo ya komine yari iparitse aho ngaho baradupakiye muri ya modoka batuzana hano turafungwa turarama hano mu gitondo ubwo baravuze bati murebe babafungwa barayangaha bananze gutanga amande ubwo twavuye cya gihumbi tugitanze baraturekura turataha icyo akora ndagenda mvunagura kuko ubuhamya natanga ni burebure ndagenda bicamo kabiri bivuga ibice kugera muri 93 urugamba rutangiriye mu Mutara nari mu Gishwati mu nka ahantu bita za Butimba ubwo bashyizeho itangazo ko nta muntu wemerewe kuva mu murenge ngo aje mu wundi nta n'uwari wemerewe kuva muri segiteri ngo ave mu yindi kuko itangazo ryavugaga nta n'imodoka yemerewe kugenda abaye aho ngaho icyumweru kirashira ariko icyumweru kitarashira nari mfite murumuna wanjye yitwaga Sirimu yakoraga mu bintu by'ibiti guteza amashyamba ari umukapita mu bita za Gatindori araza ngeraho aho narindi ati ibintu byakomeye n'akazi nikagikorwa none nta nubwo yabatangaga n'ibyangombwa rero hari umusanzu wari ugize ngo w'ingabo yabaga atarawutanga ati nabonye kujya iwacu ntabona inzira nyuramo kandi bafunze amayira twamaranye nk'iminsi 2 ariko tukabana turi abantu twari twegeranye hari umugabo w'umutwege witwaga Kanyaruhame yari atuye mu cyahoze ari komini Karago ahantu bita mu Ijenda akaba undi witwa Kayabagwe wari utuye Nyamirango ariko ari mwene wabo haza kuza abantu baturutse iyo mu Ijenda bati
barabaza bati mu nzira bimeze bite, bati abantu baragenda, umuntu ufite ibyangombwa byuzuye baramureka agatambuka. Ubwo baraza barambwira bati rero bavuze ko hari abatugezeho bavuga ko mu nzira ufite ibyangombwa ari kugenda, none twe turagiye, basa n'abaje kunsezeraho. Nababwiye nti rero mu ndinde nawe mbitekerezeho, nanjye ndebe ko twamanukana. Nasubiyeho murumuna wanjye ari mu nkanda, mubwiye nti rero bavuze ko mu nzira ari kugenda ufite ibyangombwa, none njye mfite ibyangombwa byuzuye, ubu ndagiye ngiye kujyana n'abo bagabo. Twaragiye tugeze ahantu bita Gatindori, usanga bashyizeho bariyeri itari hasanzwe, baradufata batwaka ibyangombwa, baradufunga. Hari inzu bari bateguye amabuso yo gufungiramo abantu aho ngaho, abo twari tubizi batwinjizamo. Hari nka saa 8 z'amanywa. Twabaye ngo haza kuza umuntu wari ushinzwe Gishwati yitwaga Kabera, ari dogiteri mukuru wari ushinzwe umuyobozi wa Gishwati aho ngaho, dogiteri wo mu by'inka. Ubwo aza nimugoroba nka saa 11 ati mukingure ndeba aba bantu. Yatugezeho aho twari dufungiye mu kumba, ati muveyo. Mwe babafungiye iki? Tuti ko badufungiye ngo turi kugenda. Mwakoraga iki? Twari tuvuye mu nka twarabashumba. Mwebwe ubwo dusize aho ngaho, iyo nzu yari ifite ibyumba, ari ikindi cyumba bafungiyemo abandi bantu, ariko tutabonye. Abo bantu bari bafunze bari aba veterineri nabo b'abasore b'abatutsi bavuranye inka babaga mu Gishwati, nabo barabasohora abagejeje imbere ariko yacu bari benshi. Ariko naje kumenyamo hari umuhungu nari muzi waga iwabo yari komine Karago, yitwaga Rwamucyo, yari umuveterineri. Undi wa kabiri yitwaga Rwabukwisi, ari mubyara wanjye, arimo urumuna wa Gasabuni. Undi wa gatatu nawe namenye yitwaga Rurango, ariko yari mwishwa wa Ruhumuriza. Ubwo abamaze kubageza aha, babashumba ntibasubire mu mwebwe ibyanyu, mwe musubiye hariya, ibyanyu turabirebaho. Ubwo Rwamucyo yari afite igitambaro cya furari cyo mu ijosi abakimpereje, naherukanye nabo. Ubwo hari nimugoroba bwije, tubona ko nta nzira yindi tunyuramo, turamubwira twe ntaho twanyura, ahubwo reka turara aha ngaha turagenda mu gitondo. Habaye mu gitondo saa 12 turakomanga, baradukingurira. Ntabwo cyakora twasubiye mu nka, twagumye dukerega mu mashyamba, tuza guhinguka ahantu bita za Nyiragikokora. Turamanuka tugera ahantu bita ku kiraro, ariko hari agasozi kitwa ku Ntebe, ni kwa badata bukwe niho bari batuye. Hageze mbahurira na Baceba, nawe yavaga mu Gishwati n'umwana witwaga Bajani. Bati nawe uraje? Bati noneho fatanya nabo mugende. Twaragiye tugera ahantu bita mu Ijenda, hari bariyeri mbi y'umugore witwa Nyirakamodoka wari umukonseye. Badufatira aho ngaho, hari responsable niwe wari kuri iyo bariyeri, n'izindi soresore b'abanyarugomo babi. Bati muzane ibyangombwa, nta muntu waharengaga. Nitwe twahavuye iyo bariyeri yiciweho n'abantu benshi, ifite amateka y'uwo mugore. Ubwo baradukubise. Hari abanyeshuri bigaga ahantu bita kuri Apereri, bari bamaze iminsi imodoka zarahagaze ngo batabagemurira, batashye iwabo n'amaguru. Baza nabo bagakubita abatinyubo, ati aba nibo bamaze batubujije kurya, batwicishije inzara. Ni inyenzi. Uwazaga wese ntabwo twari tukitwa Abatutsi, iry'Ubututsi ryari ryamaze kuvaho, twitwaga inyenzi.
wumvaga umututsi bamufatiye nuko bavugaga ngo ni inyenzi bahita baza bose. Ubwo baradukubitiye aho tuza kubakurwa n'umugabo witwa Buhirike utuye mu Ijenda. Araza ariko aza kumenya adusanze atabantu baraziriki, arebye abona baciye bamuzi, baciye niwe wambwiye ko baziranye. Atabantu mubareke ntabwo bati ni inyenzi, ataba ntabwo ari inyenzi ndabaza. Aradusaba asaba responsable wa rura, responsable ati ntabwo mbarekura ahubwo nibazana amafaranga. Amafaranga twari dufite ariko umwana wa Jean yari afite amafaranga 300, njyewe nari mfite bari bamaze kuyanyamburira igatindore. Arayamuha, umugabo aratugombora, turagenda ngo ntidusubireyo, ategeza ahantu bita kuri Busoro. Ubwo dusubiye za Gishwati turakomeza tugeza aho kwa data bukwe ku kiraro, bati ko mugarutse turi ukuntu batugize. Badutangire kuri bariyeri mu Ijenda twari kuharenga. Hari muramu wanjye witwa Gashadarake ati ahangaha se ko nta n'undi ko naraye inanzuye babaciye babarayaha ubundi bongera ryo kwanzura ubwa kabiri. Ati ahubwo rero hari umugabo musaza witwa Gasidayo yararagiye muri iryo shyamba ahantu bita muri Rusekera, yarabasigiye izo nkago bajye bazimurebera, yaraje noneho buri nzira yo kuzasubirayo. Ati rero mugende mujye muri ziriya nka za Sidayo tuzatubasurirayo aho ngaho kwa data bukwe. Habaye mu gitondo turagenda, tuti ntabwo tubaha ahubwo katuzinduke tugenda. Baduhaye amafaranga yo kugenda twigura mu nzira, ntitwongera guca kuri ya bariyeri, turakerega duca ahantu hagati ya Jenda na Cyamabuye, turapasura turaza twinguka ahantu bita mu Kagara, turakomeza twaraje tugera ahantu bita mu Rukarare. Hari agahoteli habaga hari abantu benshi badutangiriye aho, bati muzane ibyangombwa, turabibereka kaya badukuramo ngo barebe ko dufite inkovu, ko twahetse imbunda. Bati tukabereka cya gipapuro, igipapuro se turakirya, ubwo tubaha amafaranga, menye twarahatanze 200. Ubwo turakomeje muri mu mayira abadutangiriye tugenda twigura, tubona tugeze iwacu hano muri Nyarugina. Tugeze Nyarugina ndakomeza kuko basanga data papa nawe ate uraje, wabonye inzira siyo. Ati rero atuje hehe? Hakaba Senge mushiki wa data yaratuye ku mupaka wa Uganda, yaratuye muri Kongo ariko umupaka wa Uganda na Kongo niyo muri za Nyamirinyo hirya. Cyangwa ubwo inkotanyi zambukaga ka Gitumba nawe niho yari yarayatashye iwacu mu rugo. Ati bamereye nabi, baraza umubyeyi barakayamutwara bakamuzana hano ku karere. Inkotanyi zaraje ngo yazanye yazanye amasasu, kajya baza iwacu gushaka imbunda, ngo data ngo nazana imbunda, mushiki we yamuzaniye. Agahenda agatanga amafaranga bakamureka. Ubwo niko namusanze, ariko data nawe ubwo muri 90 ari hano muri Sagiteri ya Kabwende, nawe niwe yararagiye ari mu akaba aragira ku mugabo witwa Gashirabake ahantu bita kuri Kansoro hari, nawe baramuteye, amuteye ariruka, yirutse yirukira kwa Gashirabake. Gashirabake yari umugabo mwiza, aramuhisha mu nzu,
ya bitero abisubiza inyuma. Ya bitero bisubiye inyuma bijya gusahura zabo. Bigeze muri za nka nabwo ajyayo ati muranjyanira inka hehe, izi nka ngo ni iz'umututsi ntabwo ari izabo. Ati ni izanjye ntabwo muzi aho ndagirira, n'umututsi yarandagiriye muzi umutungo wanjye. Nazo arazirokora azijyana mu nka ze nawe yari afite izo ngaho. Ahisha data yamumaranye icyumweru. Nyuma y'icyumweru data ati ko nashakaga kugera mu rugo nzaguma hano mu nzu bizagenda bite. Gashira bakatireka kujyane kwa konseye. Yenda rero ko yaguha igipapuro cy'inzira ukagera muri segiteri Nyarugenge wanyu. Konseye yari umuntu witwaga Ntaganda, ni wari wa segiteri Kabwe. Umugejejeyo kuko igipapuro yarumuhaye. Arugenderaho rumugeza muri Nyarugenge. Ubwo nasanze nawe yarahamaze kabiri aje. Uwo mugabo ko yari imfura agumana za nka arazicunga. Mpaka data yarafite undi mushuti we twari duturanye witwa Nyarubwa, niwe yahaye urupapuro ajya kuzizana zitugezaho ngaho. Ubwo aho mbe mpavuye rero noneho ubwo rugenda ndengagura ninjire muri 91. Inkotanyi nibwo zameneye ahangaha zimanuka Ruhengeri zifungura abafungwa. Hari tariki 23 kwezi kwa mbere. Ubu twari mu rugo, abaturage bahaza Kagano na hano mu Kinigi bose bari bahunze berekeza mu cyari komine Mukingo banyuri iwacu. Natwe twarahunze bahungira ku musaza witwa Karehe ni haruguru hara kuri cya kirunga cya Rusoke ya ruguru. Tugezeyo tubona tuharaye rimwe, tubona abaturage bari gusubira iwabo bati mwatashye mugasubira mu bwo kw'inkotanyi zasubiyeyo. Natwe ko kwibeshya rero dusubira mu rugo. Dusubiye mu rugo, ariko umuhungu wa Karehe witwa Manuel aratubuza aramuza ndanga. Tutise ko twasize ko nta kintu twakuye mu rugo, ko twaje dutya tugasiga dukinze inzu, abasubira inyuma ntibadusahura. Dusubirayo abo mu rugo na data nibo bagiye mbere. Hari nka twari dufite twe dusigara tutumwe mugiye twe turazana inka ndi kumwe n'uwo murumuna wanjye. Twaramanutse tugeze ahantu bita kuri Kazi ku muhanda, duhura n'umwana wa Samuel, umwana witwaga Burigadiye umusore. Yahumagiye ari kwahagira. Ndamubaza se kuri kwiruka n'ubuhoro. Ati n'ubuhoro iki? Ikiniga kigura amosozi agwa hasi. Ati bari kunyiruka hagenda nabwo akibaguza areba inyuma ko bamukurikiye. Yihumura. Ati ntabwo mpumura, ati size papa bamufashe. Ati bari kumukubita hariya muri Ayideri. Ati none nari ndi guhunga, ati nuko ntazi inzira ingeza muri Zayire. Rero ufite ubwoba ahubwo zamuka namweretse akayira kagenda kakagera kwa Kareho twari tuvuye. Zamuka urageraho kwishyamba kwa Kareho ubu wihishiyo baragushakira n'uburyo wakomeza ukajya muri Zayire. Ubu twaramanutse uwo munsi cyo nari ndezweho zari tariki 26 z'ukwezi kwa mbere. Kuri uwo munsi niho bari bafashe Samuel. Ubu twaramanutse tugeze iwacu, ariko akayira k'agahanda wamanukaga bigamba bavuga ngo Samuel bamwishe. Ukayishwe n'abagore ngo bamwicisha amabuye. Samuel abagabo baramukubise bamaze kumurembya bamusigira abagore bari bamwicisha amabuye. Bitugeraho ubwo rero twarayeho habaye kasa 9 z'amanywa. Ubu twari tuvuye gushakira ubwatsi, twari gutemera hari igihe cy'ibigori, dutemera ibigori.
n'uwo murumuna wanjye n'undi mubyara wanjye witwaga Sitima. Tugiye kubona tubona igitero kizamuka iwacu giturutse ahitwa muri Cadi yo hepfo, kiraza. Twari duturanye n'umusaza Kamana, twari twerekereje amarembo, agahanda niko kari kaduciye hagati, ariko turebana. Igitero kimwe bageze muri uwo muhanda, bamwe bakata bajya kwa Kamana, abandi bakata bazi iwacu. Tubonye baje tutireka we kudusanga mu rugo, tubasanganire turwane nabo, dufata inkoni niyo mihoro twari dufite. Icyakora babonye tuje nabo bariruka bose barihinda basubira kwa Kamana. Tubagendaho, tugeze kwa Kamana ntitwari tuzi ko abari bagiye kwa Kamana bari bari kumwe n'umusirikare. Ubwo bagenda batabaza umusirikare ngo baraturwanyije. Umusirikare yarabirindutse akokinga imbunda imbere yacu ati ndabarasa muri kurwana, tumurambike izo nkonyi hasi vuba. Ngo twarazijugunye, twari tubonye ko agiye kuturasa imbunda badushyize imbere. Ubwo bari bazanye Kamana na Yoramu, ariko duhita tuzamuka mu gahanda. Data we ntibongeye gusubira mu rugo, we yasigaye mu rugo, twe turagenda. Agahanda kakataga hejuru y'iwacu kagahinguka mu Kanika, batunyuza hejuru y'agasozi kitwa Nyabageni. Hari abatwa bati bakazana amacumu, bati mwareke tukabatera amacumu. Cyakora uwo musirikare akababuza. Baratuzanye kuko ibindi bitero byari byajyanye abo muri Sirire ya Rwunga na Mufukuru, nabo babatambikanye babazanye. Twasanze babarambitse ahantu bita kwa Sovu, ari Saswara kera. Abantu dusanga benshi bari batuye mu Rwunga na Mufukuru. Abo bantu rero barimo Marume se wa Gasabune witwa Nzamuri, n'umuhungu umwana we witwaga Gasugi, murumuna wa Gasabune. Uwo musaza bamukoreye nabi, bagiye bamukubita n'ibisura mu maso byimbagiranye, utamureba ngo bari kumuziza ngo Gasabune n'inkotanyi, ngo kubera mu Bugande. Ubwo basanga Rwisebura, basanga Seruhongore, bamutemye ikiganza, umuhoro mu kiganza virirana nawe na Semuki naribona n'umuhungu we Usinda n'abandi barumuna be witwa Sebarashona n'uwitwa Sekanyamba na Rubera n'abandi bana bene se wa Rubera babiri. Bari benshi nibo kiyoka baraturongoye, ariko twasanze ubu hagaze hejuru y'uwo Ntaganda konse wa Kabwende n'uwitwa Kavarisi wari konse wa Kanyamiheto n'umusirikare. Umusirikare uwo twari tuzanye, uwo twasanze aho ngaho, aramubaza ngo wa musore ngo wamusize. Ubwo bari baturutse ku Kanyami mu Rushuri. Uwo musore yitwaga Kosima niyo yararagiye, avuga ko yamurashe ukuguru, ngo ukuguru kwasadutse ngo nta n'ahari bugere. Ubwo baturambitse hariya muri Wampuhwe. Hari abasirikare bazaga kuri operasiyo muno ruguru Zamenagiri, menya bavuga bavuye za Mukamira, bazaga gucyurwa na bisi yari nka saa 11. Icyo gihe batugejeje hariya ari saa 10. Ubwo abasirikare uko bazaga kugira ngo buri bisi wari wese yarazaga agakubita za butini, za bate z'imbunda, batugira inoga aho ngaho. Imodoka ya nyuma haje komanda w'abasirikare ati ko tubafunga bakabafungura nta mihoro mufite. Abo bantu bose baraho baracuriye. Imodoka ikimara kuva hari muri Rumbo wari umuhanda w'amabuye, bakoze hasi bose n'ababanje ubwo bahanabanje, yaba umwana yaba umugore ntawe utarafashe ibuye, badutera amabuye aho twari turyamye. Kubera amagara twese turiruka
twirutse rero birutse babatanguriraga harakayira kari kakagenderano k'urusisiro kari kariye ku isoko abageze muri ako kayira babatangura babagarura muri amazu hariya aha batangiriye ejo ni hariya ubwo njye rero ubwo banteye ibuye mu gahanga mfiteho n'inkovu ubwo amaraso yaravaga narirukaga yanzibiranya nkahanaguza intoki ubwo hari inzu yari ihari ariko y'inyarwanda akazu gatoya ubwo sinzi ukuntu nakurikiye murumuna wanjye sinari nzi n'uwo ari we mbona yinjiye mu nzu nawe ndamukurikira nawe ahura n'akana nyina yataye nawe yaragiye gushungera araho yagira asize karyamye akana kakanguka karira tugahitanye nyina yaje yiruka akana katari kakamenye no kuvuga neza kati mu nzu yahise ahamagara ati hano mu nzu hagiyemo abantu haje abasore batatu binjira aho bati musohoke vuba vuba imihoro n'inkoni turahendahenda nari mfite amafaranga 800 ko mfite amafaranga mwareka nkabaha amafaranga mukatureka icyakora uwo mugore yaramfashije arabahendahenda tubwo bafite amafaranga tubihorere dufate amafaranga n'ubundi bazicwa n'abandi ariko muri abo basore namenyemo umusore umwe nari muzi yaraturanye n'umugabo witwa Ndatira yari umugabo witwa Ndarwemeye waruteye hamwe na Ndatira hepfo namubwira rero uturebe mu nzira uko bwari bwije mubona nta bantu bari mu nzira uzi utubwire tugende icyakora n'uwo mugore yahise avaho n'abo bahungu ngo hatagira bumva bavugiraho bakaza kudusanga aho ngaho uwo mwana ariko nawe yarabyubashye nawe ntiyatinze yahise aza ati mu nzira nta bantu barimo muze tugende twaramanutse ahantu hari urusasa mpasanga Sabugwete bamutemye igikanu ndamwegura mweguye nti haguruka tugende avirana ati ntabwo nshoboye ati mwihangane mwebwe ibyanjye byarangiye mukiza yanyu nta kibazo sinashobora kuva ubu twarakomeje hari mu mugoroba twinjira kwa Ndatira uwo musore nawe yarambutse akomeza iwabo tugeze kwa Ndatira yari mushuti wa data ati ko babagize batya ko byagenze mwari muri hariya ubwo badushyuhirije amazi umugore we twikanda za nkoni nkarabana amaraso mu maso Ndatira ati rero mujye mu ruhengeri kugira dute mujye ku butegetsi ntabwo ubutegetsi bubizi reka da nta butegetsi burenze igisirikare abasirikare nibo batanze uburenganzira bwo kutwica none turagerayo turaje kuregera nde ati noneho mwasubira iwanyu kuko batabanyishyira mu maso sinaba nta bushobozi mfite bwo kubarengera mbere na mbere uri ubayoboye aha ngaha ni uri batangira amakuru bakaza bakabakura aha ngaha ubwo twagiye batusasiye turaryama murumuna wanjye ndamubwira nti rero ntabwo twagisha impaka ubwo ndamwemereye ko tumusubire iwacu muri Nyarugenge ahubwo ariko njye inzira zo mu gahinga ndazizi nubwo turafata yenda nubwo twagwa no mu nzira ariko ntabwo dusubire iwacu ubwo yaraduherekeje umurumuna wanjye yari afite isaha areba twabwiye Ndatira ko tugiye Ndatira yaraduherekeje atureza hari urusisiro rwari ruri aho ngaho tugeze kuri muhe aragaruka natwe twagarutse inyuma ye dukatana mu masaka aho hepfo twambuka igitari kiri aho hepfo mukabura kagiye aho bita muri Mushungero hari amatumba turazamuka twageze kuri Rwebeya ku munwa w'ishyamba saa 10 ubwo twaragiye
dukomeza Rwebeya yose kuko nabonaga ko mu mayira izo nzira zifunze zirimo n'abasirikare. Komeje Rwebeya n'ahantu narizi kera hari icyambu cyitwaga ahitwa Girohero wambuka ahantu bitaga muri Kigoyi muri iki kirunga cya Sabyinyo. Ubwo niho twahingukiye, niho twasanze Inkotanyi mu mugezi. Inkotanyi rero nazo ubwo zatubaje abo turisobanura batinda tumufite n'abari inyuma yanyu mfite ntabo barebaga nuko twabaye. Ubwo baradutwara batugeza mu kigo cyabo, bagiraga abaganga baratuvura. Ubwo ndagenda simbuka, ubwo niho navuye aho ngaho. Ubwo simbuke ngere ubwo icyenda gatatu rero ubwo nibwo nongeye kugaruka ahangaha. Ariko ubwo nari nzanye ubu Inkotanyi zari zafashe ikomini Kinigi na za Nkumba na za Kidaho. Abo bantu bacu rero bari ahangaha bacitse ku icumu bari barahungiye ahantu bita kuri Mugari ku rusengero ari muri Mukingo. Ubwo ariko hakaba abatutsi bari batuye mu cyari komini Mukingo bo bahunze batugeraho badusanga ahantu muri Bisate. Bati ko abantu bo muri Nyarugina bari hara mu rusengero rwa Mugari kandi ko bari gucura imigambi yo kubica, barara babishira ijoro. Ubwo nabwiye umusirikare komanda wari uhari, abwira rero hano ni iwacu kandi abo bantu bari kuvuga abo bantu nabi iwacu, none ko bagiye kubica barabica turi aha ngaha. Ati nikamisabire uburenganzira. Nawe yari afite abamukuriye bari hano komini Kinigi aha ngaha. Abwira undi muyobozi mukuru ati amubwiye, ariko Nagasabune yari ari aha ngaha. Ati Nagasabune yavuze ikibazo ko afite ababyeyi be bari kuri Mugari, atereke mwohereze atafatanya n'uwo bahazi bajye kubaza. Ubwo baduhaye abasirikare, nta nubwo ari n'abasirikare bari benshi, ari nk'abasirikare 10 batarenze aho ngaho. Twaragiye tumanuka aho ngaho muri Ayideri turakomeza no kuri Susa. Ariko uko twagendaga bamwe basigaraga hari igihe wagendaga kubera nari mpazi, barambwiye bati inzira urayizi? Ntahazi, ni ku rusengero rw'iwacu inzira zose ntabwo tuyoba. Nkajyana n'umusirikare umwe nkagenda ndeba ko imbere ko nta burinzi bw'abasirikare ba Habyarimana bahari, tugasanga ntawe. Isoro nkaya kureba abandi, twongera kurinda kugera ubwo tugeze kuri Mugari tubasanga mu rusengero. Tubasanze ngo bari igihiri barahunganya n'abandi baturage bose muri rusange. Ariko kubera bari bazi ko bari buze kubica, bagendaga babitasura ko bati niba hamwe baje gushaka abo batutsi bakabahunga, kubakura muri urwo rusengero nabwo bwari intambara. Abo baturage bandi babahunga babatagiriye, abandi nabo bakabizingamo. Ariko byarashobotse, turabwira ngo mwese mugomba gusohoka n'inzira imwe, ntabwo turobanura, twebwe turi Inkotanyi, ntabwo twica abaturage, musubire inyuma tubereka aho tubashyira. Baremera barasohoka. Ariko kubera nari nzi inzira, abo basirikare baravuze bati weho unazi inzira ijya imbere baragukurikira. Naragiye ari benshi, ariko nahaga numva mu matumba, ngumva nagiye kugera kuri Susa nta wundi muturage urimo, ari abo bacu barimo. Ariko nabo bari barabamaze, ngira ntihari abasaza 3, abandi ari abana n'abagore nibo bari bariho. Umusaza wari uhari yari Tegeri n'uwitwa Munyamvuke, ngira nti na Cyubahiro nibo bagabo nabo. Ariko bakagira umugira neza witwa Katarya nawe warwanagaho, nawe icyo gihe namugezeho turabonana turanasuhuzanya. Ubwo kaba ishima n'abantu bose siko babaye babi.
ubwo ndavuga nk'abantu batatu, kabanza umugabo gashira bake, sinadata gusa no ku bandi yabagiriraga neza, kuko nawe yageze aharicwa azira abatutsi ko yabarengeraga, yitwa n'abacengezi. Ubundi n'uwitwaga Matabi nawe wari imfura, nawe wabaga hariya, nawe amateka ye narayabonye na Katarya. Ubwo rero kamuka nkabashima leta y'ubumwe yatugejeje kuri byinshi, yatubungabunze. Ntabwo abana bacu bigaga, nabo barokotse ntibigaga ariko barize, ubu barangije bamwe amashuri, bamwe bafite akazi, abandi batwubakiye amacumbi, inzu bari barazishenye, badushumbishije n'inka ntitwari tukizigira. Ubu nkabashima rero, ndangiza nshima n'ingabo za RPF Inkotanyi, nazo zagize ubutwari, nizitaba twose twari gushira, tuba twarashiriye ku icumu. Murakoze, twiyubake twiyoboka. Kera mwanzi niyarazi icyo basiza bw'ababyeyi be, nyamara bazira kuko baremewe batabigizemo uruhare. Nawe niba ukiri impuhwe nubwo yari igitambambuga, icyaha yashinjwaga nuko yari umututsi, yaratakaga abo bicanyi bakamukwena. Cyari igihe gishishana muri jenoside yakorewe abatutsi, nawabonaga uburyo bwo kurokoka, ariko Imana yo mugeni yemeye ko ako gahugu gapfa. Imyaka ibaye myinshi, uwari muto ubu yabaye umugabo, ntiyaheranwe n'amateka nubwo yasigaye ari nyakamwe. Yaratinyutse arakora akiteza imbere, no mu bihe byo kwibuka afata iya mbere akomora abandi. Afite umutima ukomeye wo guhumuriza abababaye, akabaremamo ibyiringiro by'uko ejo burya ari heza. Akanavuga ko nyuma y'ubuzima hari ubundi butazaba nk'amarira gupfusha habe n'umubabaro. Isano y'ubunyarwanda iduhuza koko turumwe, bitukemere ko amacakubiri yongera kwimikwa mu banyarwanda. Isano y'ubunyarwanda iduhuza koko turumwe, iyo sano n'ipfundo ry'umurunga uduhuje twese. Isano y'ubunyarwanda iduhuza koko turumwe, igihe cy'umwijima
mucyo watashye iwacu isano y'ubunyarwanda niduhuza koko turi umwe imikwambaro mu mitima y'abanyarwanda duharanire ko ibyabaye bitazasubira n'Imana yiteguye gushyigikira imigambi myiza dufite dore dutegereje umunsi w'ihumure ubwo Yesu azaba agarutse agatsinda urupfu by'iteka ryose dore dutegereje umunsi w'ihumure ubwo Yesu azaba agarutse agatsinda urupfu by'iteka ryose nyakubahwa guverineri w'intara yacu y'amajyaruguru akaba n'umushyitsi mukuru kuri uyu munsi abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa sena bifatanyije natwe muri uyu munsi nyakubahwa perezida w'inama njyanama w'akarere kacu ka Musanze abayobozi b'akarere kacu ka Musanze n'abagize komite nyobozi y'akarere abagize inama y'umutekano bavuye intara ndetse n'akarere twishimiye kuba turi kumwe namwe muri uyu munsi abaturage b'akarere ka Musanze bacitse ku icumu bo mu murenge wa Kinigi dukomere nuko twibuka kuri iyi nshuro ya 30 Abatutsi bazize uko bavutse nk'uko twanabiganiye kominari b'icyo gihe baburikatiye nk'uko bamwe bagiye bavuga mu mazina ba Munyandekwe na ba Semateke bose bagize uruhare runini muri jenoside yakorewe Abatutsi ahangaha turi mu Kinigi mu by'ukuri nyakubahwa gavana ntabwo byari byoroshye cyatubabaje nuko twari dufite amahirwe yo kuba twari duturiye ibirunga bikaba byadufasha no guhunga ariko nyakubahwa gavana bamwe mu bayoboraga ibyo birunga cyahoze ari orutopeni umuyobozi wacyo aho yamenye ko hari Abatutsi bahunze akohereza abari bashinzwe parike y'ibirunga kubatangira bamaze kureba abagabo barimo bageraga nko mu bagabo 9 bose barabica nyuma abagore n'abana bagarura mu gihugu kugira ngo bazagende babica buhoro buhoro ni ibintu bibabaje ndetse by'indengakamere nubwo bamwe muri bo nyine bafashwe bakabiryoza ariko ni ibintu bikwiye gukurikiranwa ndetse aho twumva ko na parike y'ibirunga dufite ubu yenda mwazegera n'ikigo kibirebera kuko hari abacu benshi bakuyemo hakaba hashirwa n'ikimenyetso haba kuri ofisi zabo se cyangwa ku nkengero z'ibirunga ariko hagakwiye gushyirwa urwibutso cyangwa se monima igaragaza ko jenoside yakorewe mu bice byose bishoboka mu by'ukuri nyakubahwa gavana nk'uko nimugoroba ntimwari muhari ariko twaganiye n'abandi batuganije neza aho kuri iyi tariki nk'uko bagiye babigarukaho kenshi aribwo hishwe umwe mu babyeyi bacu witwa Samuel yicishijwe amabuye n'abagore ariko tukaba dushima Imana ko hari abarokotse mu by'ukuri nyakubahwa gavana nk'uko twavuye hariya ku rwibutso mwabibonye abashyinguyemo bose bishwe mbere ya 94 muri 91 kuri tariki ndetse no ku tariki iri buze kuri 27
nibwo bose bishwe. Ababashe kurokoka rero bagize amahirwe yo guhura n'inkotanyi, nibwo zabahungishije, bamwe zibajyana Butaro, n'abari bagize amahirwe yo gutoroka barindaga parike y'Ibirunga baza kugira aho bahungira muri Kongo. Mu by'ukuri nyakubahwa gavana, nk'uko twavuye hariya ku rwibutso ko mwabibonye, n'urwibutso rubumbatiye amateka menshi, ariko mwabonye ko uburyo hangana ni hato, ndetse n'aho gushira indabo mwabonye niko habaye ikibazo, ariko tukaba twizera tuzi neza ko akarere kacu karimo kubikurikirana, ndetse tukaba dushima cyane n'uburyo turi gukorana muri iyi minsi nk'umukoro twahawe ndetse n'inama njyanama y'akarere. Nyakubahwa gavana, tukaba tubizeza ko umukoro uri kugera ku musozo kandi uzabushimishije. Habayemo ubukererwe, ariko twagiraga ngo amateka yacu ni magari yose, ariko ntiyajyamo kugira ngo turebe ay'ingenzi dushobora gushira hariya mu rwibutso rwacu rwa Kurudaperi. Akaba ariyo mpamvu rero nyakubahwa gavana, nk'umuvugizi ndetse nk'abajyanama bagira n'inama mu turere, mwazadufasha, ariko n'akarere karabyumva ko urwibutso rwa Kinigi uko mwabibonye rukwiye kwagurwa, ni na byiza, ndetse tukajya ariho twicara tukakorera. Ndetse twagize amahirwe nyakubahwa gavana, mu cyumweru gishize ubwo abikorera bateguye umunsi wo kwibuka, bifuje ko bagirana ubufatanye na Ibuka babifashijwemo n'akarere, bakaba bagira uruhare mu gusigasira amateka y'akarere kacu. Nka prefecture yahoze ari iya Ruhengeri, bamaze gusobanurirwa amateka, abikorera bifuje ko bagira uruhare, ndetse tukaba twifuza ko mwazatubera umujyanama uduhuza hagati ya PSF ndetse n'akarere nk'urwego rw'intara. Nyakubahwa gavana, nk'umwihariko kuri mwe, kuko tuzi ko muri n'inararibonye mu mateka y'igihugu cyacu. Nyakubahwa gavana, rero ni byinshi twasaba, ariko twizera ko ubufatanye n'inzego z'ubuyobozi, n'inzego z'umutekano, ndetse n'intara y'Amajyaruguru, ibyo byose bizagerwaho. Nyakubahwa gavana, rero ni byinshi dusaba, ariko ibyo twashima nibyo byinshi kurusha, kuko mu myaka 30 ishize twageze kuri byinshi. Turashima rero cyane, turashima uwo ari we wese wagize uruhare kugira ngo wahigwaga muri kiriya gihe aze kurokoka. Turashima inkotanyi zaduhaye ubuzima, kuko iyo zitaza kubaho simpamya ko wari uri kurokoka, cyane cyane nk'abanyakinigi turabizi cyane, kuko mpamya ko twazibonye mbere y'abandi, twabonye akamaro kazo, nibyo dushima. Turashima rero ko turiho, twabonye leta nziza iyobowe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame. Uwo ari wese, umwana, umusaza, mwumvaga ko mu kanya iyo tuvuga Paul Kagame, abasaza hano bumva baruhutse, bakumva baririmba. Turashima rero byinshi yatugejejeho, nk'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, abari abana icyo gihe twarize, ubu natwe dufite ibyo tuyobora. Abari bafite ibikomere baravuwe, abatari bafite aho kuba barubakiwe, ubu tukaba dufatanya n'abandi banyarwanda bose kubaka igihugu. Turi mu rugamba rw'iterambere kimwe n'abandi bose, nk'abandi banyarwanda bose. Tukaba rero twishimira igihugu dufite, tukaba tuzakomeza gusigasira amateka y'igihugu cyacu, ndetse tunarushaho gutera imbere. Nyakubahwa gavana, rero nk'umuryango Ibuka duhagarariye muri aka kanya, turashima cyane ubuyobozi bw'igihugu cyacu, nk'uko twabivuze, intara yacu y'Amajyaruguru ndetse n'akarere kacu ka Musanze, uburyo mudahwema
gukurikirana abarokotse no kubitaho. Ntitwirengagije ko hari ibibazo tugifite kuko ibikomere ntibyahita bikira, ariko turizeza abacitse ku icumu ko ubuyobozi bwacu bw'igihugu buzakomeza kubakurikirana kandi bakabaho neza kimwe n'abandi banyarwanda. Nk'izindi mu magambo rero ndagira ngo muri iki gicamunsi mwese abacitse ku icumu mbifurize gukomera, shimira abantu bose badutabaye n'uburyo mwabashije gukurikira neza mwitonze. Byabanje byose ibiganiro, indirimbo nziza, korali nziza yaturirimbiye neza n'abandi bahanzi ndetse n'abadutangiye ikiganiro n'ubuhamya. Ni byinshi rero byo gushima. Turagira ngo rero tubifurize umunsi mwiza, twibuke twiyubaka. Murakoze. Byiza tugejejeho arokoka. Indirimbo ndibuze gusorezaho nariyise nananiwe ku banyakubahwa basenateri mumaze kwifatanya natwe kuri uyu munsi. Nyakubahwa umuyobozi wa njyanama y'akarere ka Musanze, nyakubahwa meya, visi meyas, inzego z'umutekano turi kumwe, abayobozi mu byiciro bitandukanye, bavandimwe, inshuti, mukomere mwese kandi mwihangane muri ibi bihe dukomeje kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Natangira nshimire abantu bose bashoboye kuza hano mu Kinigi kwifatanya n'akarere ka Musanze kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu yahoze ari komini Kinigi. Mboneyeho kandi kwihanganisha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bafite ababo bicanwe mu bugome bw'indengakamere hano mu Kinigi bazira politiki mbi y'ivangura yari yarimakajwe n'abanyapolitike babi babaye muri iki gihugu kuva mu gihe cy'ubukoroni kugeza mu mwaka w'1994. Abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 saba abaturage n'abayobozi bose gusigasira ibimenyetso bya Jenoside yakorewe Abatutsi, hafatwa ingamba za ngombwa zo gukomeza kuvugurura imicungire y'inzibutso za Jenoside yakorewe Abatutsi dufite mu ntara ndetse no gukomeza gusana izitameze neza. Uyu ni umwanya kandi twongera gusaba abazi aho imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yajugunywe ikaba itarashyingurwa mu cyubahiro gutanga amakuru kugira ngo nayo izashyingurwe mu cyubahiro. Natwe nk'intara tuzakomeza tuganire n'izindi nzego kugira ngo Perezida Hibuka yaraduhaye umukoro wo kuganira na RDB. Nk'intara turabyemera rwose ko tuganira na RDB vuba kugira ngo niba hari amakuru aboneke vuba, ahaba hari imibiri nayo yajugunywe muri parike y'Ibirunga nayo iboneke ishyingurwe mu cyubahiro. Reka ndangize iri jambo nongera kwihanganisha abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Kinigi no kubasaba kudaheranwa n'agahinda, ahubwo bagakomeza kwiteza imbere no gukomeza kubaka igihugu cy'ababyaye. Murakoze, dukomeze kwiyubaka. N'abahanzi badufashije binyuze mu bihangano ndetse nshimire na Hibuka uburyo
bafatanyije n'akarere ka Musanze kugira ngo bategure iki gikorwa. Bayobozi mwese muteraniye hano, bavandimwe inshuti, mbere wenda yuko njyana kure, hari ikintu kimwe cyangwa bibiri numvaga nakomozaho kugira ngo tujye tunahugurana umunsi ku munsi, bitewe n'imvugo dukoresha mu bihe nk'ibi, kugira ngo tujye tunazikoresha zimwe tunabyumva impamvu yabyo. Kugira ngo honorable senateri we twavuze tunabivugana, hari imvugo dukunda gukoresha ngo kugerageza jenoside. Ibi si byo. Kugira ngo ubushize na nyakubahwa minisita wa Minubumwe ubwo yari mu karere ka Rulindo, ni mu ntangiriro z'uko kwezi, ahitwa Mvuzo, twibuka yarongera bitwibutsa, atubwira ko hatabaho kugerageza jenoside. Kuva ibi twavugaga mu Kinigi 91 ni jenoside nyirizina yari yaratangiye. 94 nkuko abari bari muri uwo mugambi bari baranabiteguje, bagosora yari bivuze ko hazaba karundura, ko ku 94 bakarundura, ariko kuva 91 ibi twavuze, ibi twaboneye ubuhamya hano ni jenoside nyirizina, sigerageza. Aho kugira ngo tujye tuhakosora. Ikindi nakunze kumva muri iyi minsi, navuga ngo ni inzira y'umusaraba. Jenoside si inzira y'umusaraba nanone. Jenoside nitwe jenoside kuko ni jenoside. Singiye kujya wenda mu bafite ukwemera kundi ku ruhande, ariko nkurikije ibyo namenye bikeya, nuko Kristo cyangwa Kristo yaje mu isi abizi ko urwo rugendo ruzabaho, ni amahitamo. Abatutsi bishwe rero bose amahitamo bagize. Tureke rero kubyitiranya, afite ukwemera bagukomeze simbabujije, ariko kwitiranya inzira y'umusaraba na jenoside tubireke. Jenoside yitwa uko yitwa nyine ko ari jenoside. Indi mvugo nakunze kumva nanone, twareba nanone uko tuyikosora. Dukunda kuvuga ngo abatutsi bazize jenoside, ariko mu kudukosora Minubumwe yatubwiye ko ibyiza twajya tuvuga ko ari abatutsi bishwe muri jenoside. Kuko umuntu ashobora kuzira malaria, ashobora kuzira uburwayi, ariko jenoside yo yarateguwe, umugambi w'igihe kirekire, haba gahunda ishyizwemo ingufu n'ubuyobozi ku mpande zose, gahunda yo kwica abatutsi, yo kubarimba. Aha rero naho twongere dusubireho mu mvugo dukoresha, tujye duhugurana, ibi nabyo tubikosore. Nanone hari ndagaruka ku cyavuzwe na Perezida wibuka uvuye aha, asaba ko urwibutso rwa Kinigi rwarushaho kwagurwa. Ndemeranya nawe, kandi tumaze iminsi tubivugana n'akarere uko ubushobozi buboneka, bijyanye n'iteka rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika rigena imicungire y'inzibutso. Rwose hari ibice by'ingenzi bitakagombye kubura ku rwibutso, nk'inzu y'amateka. Aya mateka twumvise hano ya jenoside, abaduhaye ubuhamya, turifuza ko bitatakara, ndetse n'ibimenyetso by'ayo mateka bitatakara, tukagira inzu y'amateka. Ibyo byose dushobora kubisangamo, ariko bitewe n'ubushobozi akarere kacu gafite, twifuje ko bahera ku rwibutso rukuru rwa Musanze, n'izindi nzibutso nazo bigashyirwa mu igenamigambi ry'igihe kitarambiranye, ari urwibutso rwa Busogo, ari urwibutso rwa Kinigi. Ariko tunashimira akarere ko byibuze hari iby'ingenzi byakoze kuri uru rwibutso. Ushize wasangaga ndetse n'ahari ahari imibiri, hari ukuntu amazi yinjiramo, ariko byibuze hari icyakozwe. Ubwo rero ni hose mu ntara turagerageza rwose kuvugurura inzibutso, tugira inzibutso zijyanye n'igihe, kandi inzibutso zihesha ishema n'icyubahiro abacu baziruhukiyemo. Nyuma ya Mutete muri Gicumbi n'utundi turere turakurikiraho. Gakenke barateganya kuvugurura mu gihe cya vuba urwibutso rwa Buranga. Muri Rulindo naho Mvuzo
turateganya ko yavugururwa, Burera, Busarabuye nayo ikavugururwa. Ubwo na hano rero batangiye urwibutso rwa Musanze, nibirangira naho n'izindi zikurikiyeho nazo ayo mavugurura azageraho kugira ngo ibyo iteka rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika riteganya byose biboneke. Abayobozi mwese muteraniye hano, bavandimwe inshuti, muri ibi bihe twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994, ni ngombwa ko tuzirikana ku mateka mabi yaranze igihugu cyacu akatugeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ngo tuyigireho kandi ngo dufate ingamba kugira ngo ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Urubyiruko nzi ko mugize umubare munini hano mu Kinigi, ndetse n'abambanjirije babivuze, ugomba kuba ba mbere mu gufata ingamba kugira ngo mwigire kuri aya mateka mabi igihugu cyacu cyahuye nayo, muyahinduremo amateka meza igihugu cyacu kizagenderaho, ku buryo nta n'umwe wanatekereza kutugarura kuri Jenoside. Urubyiruko, ni ngombwa kandi ko mugira uruhare rugaragara mu kunyomoza abapfobya Jenoside cyangwa se abagoreka amateka y'igihugu cyacu, cyane cyane bakoresheje imbuga nkoranyambaga. Muri ibi bihe ni umwanya wo kuzirikana aho igihugu cyacu cyavuye, aho kigeze n'aho kigana, kugira ngo duharanire gusigasira ibyagezweho, kubibyaza umusaruro mu bwinshi no mu bwiza, ndetse no gukomeza guhanga ibishya. Kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu yahoze ari komini Kinigi ni n'umwanya wo kunyomoza abagoreka amateka cyangwa se abapfobya Jenoside, bavuga ko ihanurwa ry'indege ya Habyarimana ari ryo ryabaye imbarutso ya Jenoside, kandi nk'uko twabyumvise ari mu kiganiro twabonye, ari no mu buhamya maze kumva, Abatutsi ba Kinigi bo batangiye kwicwa hagati, cyangwa se ubwo bari bararangije kwicwa hagati y'umwaka wa 1991 na 1993. Wabo kandi bamwe mu Batutsi bo mu Kinigi baraciriwe mu Bugesera ngo bicwe n'imibereho mibi. Ni ikimenyetso gifatika ko ingengabitekerezo ya Jenoside yamaze igihe kirekire, kandi gashyigikirwa n'abanyapolitike babi bayoboye igihugu cyacu, ndetse bakifashisha n'inzego nyinshi, harimo igipolisi nk'uko twabyumvise, ndetse n'izindi nzego zose z'umutekano. Kuri uyu munsi twibukaho Jenoside yakorewe Abatutsi mu Kinigi ku nshuro ya 30, ni umwanya wo gushimira ingabo zahoze ari za RPA Inkotanyi, zari ziyobowe n'umugaba mukuru wazo nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika ubu, uruhare rukomeye zagize rwo kurokora abakiriho ndetse no kubohora igihugu, ubu kikaba kigeze aheza hashimishije. Uyu kandi ni umwanya wo kugaya aba bose bateguye kandi bagashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi, abarenga miliyoni bakicwa bazira uko bavutse. Reka ariko mfate uyu mwanya mpumurize abashoboye kurokoka bakomoka hano mu Kinigi, ndetse n'abarokotse muri rusange, ko ibyabaye bitazongera ukundi. Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda nk'umubyeyi izakomeza kuba hafi abarokotse no kubafasha uko ishoboye kose, kandi twese nk'Abanyarwanda twiteguye kurwanya uwo ari we wese washaka kudusubiza mu mateka mabi igihugu cyacu cyabayemo. Abayobozi mwese muteraniye hano, bavandimwe inshuti, twahisemo kuba umwe, twahisemo kureba imbere ndetse no kugaragaza ibyo dukora. Niyo mpamvu mboneyeho gusaba abaturage kwitandukanya n'ingengabitekerezo ya Jenoside, andi macakubiri ayo ari yo yose,
ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse n'imvugo zibiba urwango zigenda ziyongera muri aka gace igihugu cyacu giherereyemo. Ndabasaba kandi kwirinda umurengwe. Byabaye mu minsi yashize hano mu Kinigi, abenshi mwakurikiye, ngira ngo abenshi mwarabyumvise, inama y'abakono yabereye aha. Ni ikimenyetso cy'uko ubumwe bwacu budasigasiwe twakongera kugaruka mu bihe bibi. Haboneraho rero kwitandukanya n'ibyo byose bishobora kuducamo amacakubiri aho biva bikagera. Turasaba ko gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge na Ndi Umunyarwanda twigishijwe kenshi twabigira urukingo ruhara rudukingira ingengabitekerezo ya jenoside n'andi macakubiri yose aho hava akagera. Gavana yakoze cyane, twahisemo kuba umwe koko rero kugira ngo jenoside yakorewe abatutsi itazongera kubaho ukundi, haba mu Rwanda ndetse no ku isi yose. No kubiharanira rero tukayamagana, tukamagana n'abafite ingengabitekerezo ya jenoside. Nyakubahwa Gavana kandi nyakubahwa abayobozi turi kumwe muri uyu mwanya, turasa n'abagana ku musozo kugira ngo Padiri Nyankindi yegere imbere nk'uko twatangiye twerageza Imana, n'ubundi adusengere dushyire mu biganza by'Uwiteka. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Mana yacu, uko tubona nk'imbaga y'abana bawe duteraniye hano, turagushimira ko uduhaye uyu mwanya mwiza wo guha icyubahiro kandi dusabira abacu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, bagiye batabishaka kandi natwe ntitwabishakaga rwose. Kubera ukwemera no kwizera tugufitiye, turagusaba uzabahe ubugingo buhoraho, uzaduhurize hamwe nabo mu bwami bwawe. Uyu munsi utugire ibikoresho byawe, maze duhindure iyi si n'igihugu cyacu ku buryo bw'umwihariko, twimakaze urukundo, ubuvandimwe n'imbabazi k'umurage waduhaye. Ibyo tugusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungura iduhe none, tubare ibicumuro byacu kuko natwe tubarira abaducumuyeho, tuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Mahagurike twakire umugisha. Nabane namwe, ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dukomeze kwibuka twiyubaka.